ndagushimye mwami Yesu, ndakubashya amasaha, ndagenda kunezerewe kuzamura icyubahiro kuri uyu munsi ndetse no muri aka kanya. Turakunezereye cyane abana bawe, nuhabwe icyubahiro, nongere ushimwe kuko wemeye tukongera tukagaragara ndetse imbere y'ubwoko bwawe, tukagaragara kuri iyi channel yitwa Ihanganira Umusaraba TV. Turaguhamagaye rero ngo ngwino ubane natwe, ubane n'abantu bose badukurikiye ndetse abari hanze z'imbibi z'igihugu cy'u Rwanda no muri Afurika no muri iki gihugu cy'u Rwanda. Mwami Yesu, turakunezerewe aka kanya, tukuzamura icyubahiro n'icyawe murengezi w'ubugingo bwacu. Aka kanya rero nyakubaha Imana, turakwinginze cyane Kristo mwiza, ngwino ubane natwe kubw'ubuhanuzi uduhaye ndetse mu ijambo. Ngwino tuyobore, ngwino twuzuza imbaraga. Enezebinitai latupinifodrai zenekotaladraya shayinipinifo enititaki enemai zenema topefotaisir menezedra lalashaidre. Nyiringabo Imana Data wa twese uri mu ijuru, duhe kubana nawe ndetse no kuvuga iby'umumaro kandi bikwiye uduhaye kubwo kugira ngo tugeze ku bwoko bwawe. Urakoze rero, turatangiye, ngwino utangirane natwe, utuyoboza umwuka wera ndetse Kristo mwiza, ntibibe kwihimbaza twebwe, ahubwo habe guhimbaza izina ryawe kuko niryo ry'umumaro. Kandi nyakubaha Imana, buri muntu wese abone imirindi yawe, abone gukora kw'Imana. Mwami Yesu, turanezerewe cyane rero muri aka kanya kugiye kubana natwe, ni mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Yesu nashimwe bwoko bw'Imana. Turongeye turabasuhuje mu izina rya Yesu, tubifuriza amahoro y'Imana no kubana n'Umwuka wera bibane namwe mwese bantu mudukurikiranye kwihanganira Umusaraba TV, ndetse abari hanze n'abari muri iki gihugu. Nukuri tubasabiye umugisha mwinshi kandi turabifuriza gukomeza kubana n'Imana, ndetse namwe mukomeje kujya mureba ibiganiro byacu, turabasabira umugisha kandi namwe nukuri tubifuriza gukomeza kudufasha kubwo kugira ngo ijambo ry'Imana rikomeze ryamamare, mukanda subscribe ndetse mu kwihanganira Umusaraba TV. Nukuri Uwiteka Imana nakomeze abampera umugisha mwinshi cyane. Imana yabera nikomeze ibagirire neza. Yego, amazina niyo Senga Oscar. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'abana 3. Imana ishimwe. Ku izina ry'umugisha ni Papa Jaden. Uwiteka Imana yahinduye izina, Imana ishimwe. Yego bene data, rero turongeye turagarutse kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, cyangwa se tuganire ku buhanuzi bw'Uwiteka, twumva icyo umwuka abwira amatorero. Ndabashimiye rero, mbasabiye umugisha mwinshi aho muri hose. Imana iri mu ijuru ibagwize himigisha ndetse ibagwizeho amaboko akomeye. Yego turabishimiye cyane, murakoze. Imana ishimwe. Bakristo bene data, turongeye turagarutse nanone tuganira ku ijambo ry'Imana. Nagira ngo mbabwire ngo nimwumve icyo Uwiteka arimo abwira amatorero, mwumve icyo Uwiteka arimo ashaka ku bwoko bwayo. Nubwo muri kwiganyira mukabaza ngo niki gituma twiyiriza ubusa, ntubyiteho. Niki gituma twibabaza ukabyirengagiza.
niki gituma utatugirira neza natwe ko twazamutse imisozi tukazamuka za Kadeshi, tukazamuka za Kanyarira, tukagenda za Murya, tukajya Sinayi, tukajya no muri Rujyo, tukazamuka imisozi Samatare, tukajya za Samuduha n'ahandi hatandukanye, ndetse tukazamuka nabanguka ngo tabare dushaka Imana tugira ngo Imana itugirire neza, ahubwo tukarushaho guhura n'ibigeragezo. Twiyiriza ubusa uko bwije uko bukeye, ariko ntabwo ubyitaho. Nyamara Uwiteka sika atita ku byawe. Ahubwo isuzume neza, witegereze impamvu Uwiteka Imana atabyitaho. Kandi rega ntabwo Imana ariko yakuretse, ahubwo suzuma neza mu nzira urimo, mu rugendo urimo. Ese waba uri kugenda inzira Imana ishaka? Ese waba uri kwiyiriza uko Imana ibishaka? Ese waba uri gusenga uko Imana ibishaka? Niba utari gusenga nk'uko Imana ibishaka, ukaba utari kwiyiriza ubusa nk'uko Imana ishaka, hindura uburyo, hindura isengesho. Yesu nashimwe cyane, mvugira ngo amen. Mwene data, hindura isengesho. Birashoboka ko inzira uri gucamo atari Imana ishaka. Birashoboka ko ndetse imisengere yawe atari Imana ishaka, ahubwo ukabura aho ngaho, ukaba uri kugendera mu kigare, ukaba uri kugendera mu kigare, ndetse byitwa ngo uri gusenga, ariko Imana yagiye kwitegereza, yakureba igasanga ndetse umutima wawe ntabwo uri gushaka Imana, ahubwo wifitiye ibindi ushaka. Zamurira Imana icyubahiro. Bakristo bene data, uru rugendo rugana i Siyoni ntabwo ari urugendo abantu bahururamo. Ni urugendo rutegurwa, ni urugendo rw'umumaro. Uru rugendo iyo warwinjiye, uru rugendo iyo warugenze, biba bisaba kwihanganira buri kintu cyose uri buhurire nacyo mu nzira. Muririmbyi waririmbye aravuga ngo intambara ziri mu rugendo zirushijeho kwiyongeranya, ingorane ziri mu rugendo zitumye benshi bayoba inzira. Ngiyo tujya si kure ndahareba, ihangane tuzaruhuka, isezerano ry'Uwiteka Imana nirizahera ngaho tuzumutima. Mvugira ngo amen. Ngiyabanye na Didiyoni, iyo ngiyo niyibana natwe, yarinze Danyeli mu rwobo, iza kurinda ngaho tuzumutima. Imana ishimwe. Bene data, bantu b'Imana, nshuti za Yesu, nimuhumure, nimutuze umutima. Ahubwo suzuma neza amasengesho uri gusenga. Yesu ashimwe cyane. Ushobora kuba uri gusenga amasengesho, ariko ayo masengesho uri gusenga hakaba hari ikintu kiri kuyatangira mu nzira. Ushobora kuba uri mu nzira ugenda, ariko ukibwira kuri kwihuta, bikaza kurangira usanga utari kwihuta, uri kugenda buhoro. Mvugira ngo amen. Ngigiye kimwe abantu barimo basenga, babaza Imana ngo mbese niki gituma twiyiriza ubusa, nubyiteho ukabyirengagiza? Niki gituma twibabaza, warangiza ukabyirengagiza? Niki kibitera? Yesu nashimwe. Iyo ni Yesaya ibice 58. Imana y'amahoro nitugirire neza.
birashoboka nawe kuri musenga Imana uhamagara Imana, birashoboka kuri gutabaza ijuru, birashoboka ko wazamutse imisozi, birashoboka ko wasenze amasengesho y'iminsi, birashoboka ko wasenze amasengesho y'icyumweru, birashoboka ko wasenze amasengesho ndetse y'iminsi 3, birashoboka ko wiyirije ubusa, birashoboka ko wazamutse imisozi, birashoboka cyane, ariko warangiza ukabubona nta mpinduka. Yesu ashimwe. Ukaba urimo uvuga ngo naragusenze none wanze kuntabara. Nazamutse imisozi ngira ngo ngirire neza none wanze kungirira neza. Nyamara ugasanga amasengesho wasenze wibwiye ko Imana yayumvisha ariko itarayumvishe bitewe nuko wowe ubwawe inzuri iri kugendamo zitanezeza Imana. Mvugira ngo amen. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana mbere yuko tuvuga uko umwuka yadutegetse. Reka tubanze twongere dusome ku ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe cyane. Ni Yesaya ibice ni 58. Turahera ku murongo wa 3 tumanuke tugere ku murongo wa 7. Umva uko Uwiteka cyangwa se umva uko ubu bwoko bubaza, nkuko nawe uri kwibaza. Nawe hari ibintu uri mubaza Imana, ariko uyu munsi naje kugutangariza ngo hindura isengesho. Hindura isengesho, hindura gusenga, hindura isengesho. Yesu ashimwe. Imana itugirire neza. 3. Ndetse barabaza bati, mbese igituma twiyiriza ubusa ntubyiteho niki? Niki gituma twibabaza ukabyirengagiza? Umva Uwiteka ukasubiza. Biterwa nuko ku munsi wanyu wo kwiyiriza ubusa muba mubonye uko mwinezeza ubwanyu, mukagirira nabi abakozi banyu bose. Dore icyo mwiyiririza ubusa ni ugutongana no kujya impaka no gukubitana ibipfunsi by'abanyarugomo. Kuri ubu ntimukiriza ubusa uko bikwiriye, byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. 5. Ugira ngo kwiyiriza ubusa nshima kumeze gutyo? Mbese ni umunsi umuntu yibabarizamo, akubika umutwe nk'umuberanya, akisasira ibigunira, akaryama mu ivu. Ibyo nibyo mwita kwiyiriza ubusa? N'umunsi Uwiteka yishimira? N'umunsi Uwiteka yishimira? Aha, biragoye. Biragoye bene data. Ese mwari muzi ko ari uko kwiyiriza ubusa Imana ishaka? Tuzamurire Yesu Kristo icyubahiro. 6. Ahubwo kwiyiriza ubusa nshima ni uko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura abarengana, kandi mugaca iby'agahato byose, kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe, ukagaburira abashonji, ukazana abakene bameneshejwe, ukabashyira mu nzu yawe. Wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene wanyu. Amen.
Imana ishimwe. Zamurira Yesu Kristo icyubahiro. Inshuti z'umusaraba, bene data mudukurikiranye kwihanganira umusaraba TV, nimwumve icyo Uwiteka ashaka, nimwumve icyo Uwiteka avugana nawe. Dusomye ijambo riratubwira ngo barabaza bati, niki gituma twiyiriza ubusa Uwiteka ntubyiteho ukabyirengagiza? Mvugira ngo amen. Niki gituma twibabaza warangiza ukatwihorera? Yesu nashimwe. Ko tugusenga amanywa na nijoro nawe nk'ukuri kubaza Imana, ko nzamuka imisozi nkamanuka iyindi ndimo ngutabaza, warangiza ngataha n'ubundi byanjye bikimeze kwa kundi. Niki gituma utabikora? Nikihe cyaha nakoze cyatumye utangirira neza? Nk'uko umutima wawe wiburanye, nk'uko uhora muri izo ntonganya. Iri ni ijambo ry'Imana. Bene data, nshuti za Yesu, nshuti z'umusaraba, katuzamura Imana icyubahiro. Bakristo bene data, niduhindure isengesho, nimuhindure gusenga. Hindura uburyo bwo gusenga, wongera wiminjiramo ikintu bita amasengesho, wicika intege kandi igihe cy'Imana kigeze ku buzima bwawe. Birashoboka nubwo uri musakuza, Imana iri mu ijuru ije kumanuka ikabana nawe. Uyu muntu cyangwa se aba bantu barebye kure, barashishoza, bazamukaga imisozi, bamanukaga ibibaya, bagendaga ndetse ibishanga, bagendaga mu nzira basenga, bahamagaraga Imana uko bwije uko bukeye, ariko bakabona nta mpinduka. Mvugira ngo amen. Imana ishimwe. Barangije baza guhindura isengesho. Bamaze guhindura isengesho, begera Imana, baca bugufi begera Imana, babaza Imana impamvu biyiriza ubusa. Mana nibyiteho. Babaza impamvu bazamuka imisozi. Mana nibyiteho. Babaza impamvu. Nawe baza Imana impamvu uri gusenga bikanga. Yesu natugirire neza. Katuzamura Imana icyubahiro. Babaza Imana igituma bari gusenga, Uwiteka Imana ntabyiteho akabyirengagiza. Imana ijya ibyirengagiza kubera ko ibiri kukureba ntikubone neza. Yakwitegereza uri muri korari ikabona wifitiye ubwibone, yakwitegereza uri mu cyumba ikabona uri umunyamagambo, yakwitegereza ndetse wa muhanuzi we ikabona ko wowe ubwawe uri kwicira inzira, ikakwihorera ikwishakira indamu, ariko igihe kimwe ikazabishyira ku mugaragaro ariko bikurikirana byose. Haleluya, Mana ishimwe. Yakitegereza uburyo hari ibyo ufite mugenzi wawe yaburaye, ndetse nawe ugafatanya nawe, kandi ubwe yaburaye akeneye kugirirwa neza n'Imana. Yakwitegereza uburyo ibyawe byo kurya wabibitse ntubashe kumuhereza, ikavuga ngo uyu muntu nubwo ari kwiyiriza ubusa, yibagiye ko hari abashonje hari imbere ye, bafite ibibazo nabo bakeneye gutabarwa. Yesu nashimwe. Reka tuzamure Imana icyubahiro. Nshuti z'umusaraba,
torero ry'Imana, bene data, bahanuzi, banyamasengesho, bavuga butumwa, bwoko bw'Imana, nitwongere tugira urukundo. Mana irashaka ko twongera tukagira urukundo, ukirinda kugirira nabi mwene so. Waba uri gusenga ukabanza ukabohora bagenzi bawe, niwirukanka ujye mu manza, niwirukanka ndetse ujye kuvuga bene so, nufata ibyo kurya byawe ubihishe. Ahubwo Imana irashaka ko na wa mukene agirirwa neza. Mvugira ngo amen. Zamurira Imana icyubahiro, torero ry'Imana. Aba bantu bari mu mwuka, aba bantu barebye kure. Ubu bahanuzi buri muri Yesaya barebye kure cyane, bamaze kureba kure, baritegereza, bitegereza ahantu hose bari guca inzira, bari gucamo muriro, bari kugenda bacamo intambara, bari gucamo zose, baritegereza. Mu kwitegereza kwabo babona uburyo bazamutse imisozi, babona uburyo bamanutse ibibaya, babona imisozi batereye, babona inzira zose bagenzemo, bitegereje neza. Yo, Imana idutabara, Imana itugirire neza. Baritegereza amasengesho basenze, bitegereza uburyo bavuganye n'Imana, bitegereza ibintu byinshi bavuganye n'Imana, baritegereza. Amaze kwitegereza baravuga ngo hoya, birakwiye ko duhindura isengesho, birakwiye ko twongera tukabaza Imana, birakwiye ko twongera tugatabaza ijuru. Nawe birakwiye kongera ugatabaza ijuru, wicika intege, wirambirwa, tabaza ijuru, yibaze impamvu. Aba baritegereje, barangije babaza Imana, barayibaza ngo mbese ko twiyiriza ubusa, ko tuzamuka imisozi, muri korari ko tuba turimo, mu rusengero ko tuba turimo, amasengesho ko tuba turimo, misozi ko tuba twayizamutse, ubundi niki gituma twiyiriza twitanga? Uwiteka ntubyiteho wa Mana. Mvugira ngo amen. Niki gituma twibabaza ukabyirengagiza? bazimana nawe impamvu utari gutabara. Birashoboka ko hari inzu uri kugenderamo itari nziza, birashoboka ko ndetse wagirira ishyari bene nyoko, ukagirira ishyari bene so. Aba bantu babajije Imana impamvu biyiriza ubusa, Uwiteka Imana ntabyiteho. Umva Uwiteka uko yabasubije. Haleluya, Imana ishimwe. Uwiteka arababwiye ngo biterwa nuko ku munsi wanyu wo kwiyiriza ubusa, mvugira ngo amen, muba mubonye uburyo mwinezeza, mukagirira nabi abakozi bayo. Bantu mufite abakozi, mukagirira nabi bakozi banyu, mukagirira nabi bene so, ndetse mwarangiza ndimwite ku byanyu, mugakubitana ibipfusi by'abanyarugomo, mugaca imanza. N'abandi mu butayu nimwe muri guca imanza, n'abandi muri korari nimwe muri kuva kuri ba kanaka, n'abandi ndetse muri komite y'itorero nimwe mwafashe ijambo kuri runaka, n'abandi mu nzira, n'abandi bari kuvugwa ni ba runaka. Ibyo se nibyo Uwiteka Imana ari gushaka? Ntabwo ari byo Uwiteka ashaka. Yesu nashimwe cyane. Imana ihimbazwe. Topene dry zimini fotaisir ene kutarangaye. Umva icyo Uwiteka gushaka. Arashaka kubohora abantu ingoyi wababoshi. Arashaka ko we mutima wawe ubanza ukikiranura urwo rusaku n'ayo magambo. Uwo mutima nta mahoro ufite, nta byiringiro. Niba udafite ibyiringiro se urabona uko kwiyiriza ubusa kwawe kwagera he? Nta byiringiro ufite. Yesu ashimwe cyane. Nta kwizera kuri mu mutima wawe, none urimo uravuga ngo niki gituma wibabaza Imana ikabyirengagiza? Yesu ashimwe.
mbere na mbere banza uhereza Imana umutima wawe. Ene tutalasir, banza uha Imana umutima wawe, banza wegera Imana, banza wumva Imana kiri mu ruhande rwawe, banza umenye intego y'amasengesho ugiye gusenga, ndetse nurangiza ubohora iyo ngoyi, ndetse nurangiza bene so, ndetse ubakureho ingoyi, ukure iryo shyari riri muri mutima wawe, ayo magambo yakure mu mutima wawe. Imana ikugirire neza. Imana nishi inshuti z'umusaraba. Nyamara witegereje neza ukumvira ijambo ndetse ugakurikira icyo Imana igushaka, wahirwa. Aba bantu biyirizaga ubusa bazamukaga imisozi nk'uko uri kuzamuka imisozi, bagendaga ibibaya nk'uko ugendagenda ibibaya. Aho basenze binjiragayo, ndetse muri korari babaga ari abambere, bari n'abaririmbyi, bari abayonu bakomeye mu itorero, baravugaga rikijyana, ariko barabajije ngo niki gituma twiriza ubusa n'ubyiteho Amana? Zamurira Yesu Kristo icyubahiro, kuko niki aho uri hose zamurira Imana icyubahiro. Ndagira ngo nshuti y'umusaraba, mwene data, hindura ikintu bita isengesho. Ongera uhindura isengesho muri wowe, ongera uhindura ikintu bita isengesho. Mbaraga z'Imana zongere zibe muri wowe, wongere wibutse ibihe, wibutse gakondo yawe, ibuka gakondo y'abasogokuruza, ibuka cyagihe, ibuka cyagihe wowe, ibuka cyagihe ndetse ugikizwa. Wongera ugaruke mu murimo, garuka ku rufatiro. Mana icyo gihe yabanaga nawe ikakwishimira, igakora imirimo. Wongera ugaruke bundi bushya. Nyamara ugarutse mu murimo byagenda neza. Nawe ndagutangariza wowe urimo ugenda wicira inzira ubebera, Mwuka w'Imana aragukeneye, akeneye kuva mu byo urimo, akeneye kureka kubebera. Dore ko akaguru kamwe kamaze gusohoka, nawe uri kumva ibya Yesu wabivamo. Nyamara birashoboka ko nawe wahindura isengesho ukava muri urwo rusaku. Wavuye mu rusaku urimo nshuti yanjye, wavuye mu urwo rusaku urimo ukegera Imana, urimo urasakuza ngo niki gituma wiriza ubusa Imana ntibyiteho. Kubera iki? Wagarutse mu nzu y'Imana, wakegereye Imana, ukareba Imana, ukayibaza icyo gushakaho, akaba ari cyo ukora. Mana ntabwo yaremeye muntu wayo kubabara iteka, niko yabyivugiye neza. Niki kiguteye ubwoba? Niki gituma akaguru kamwe kari aha kandi kari hanze, warangiza ukavuga ngo yubuze ubwenge bw'Imana irakureka? Yesu nashimwe. Ntabwo ubwenge Imana yavugaga ari ugufata inzira ukajya kwicira inzira. Ubwenge Imana yavugaga ni ukuguma hamwe ugategereza icyo Imana yavuze ku buzima bwawe, kihesha icyubahiro. Uragira imyaka 25, ukagira imyaka 30, uri umukobwa ukavuga ngo urarambiranye. Niki gituma kiguteye ubwoba cyumva kurambiranye? Wategereje umugambi w'Imana, urashaka Imana igwefatwa. Yesu nashimwe cyane. Bakristo bene data, tegereza icyo Imana yakuvuzeho, tegereza icyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Wikumva ko ibyawe byananiranye, nta kintu na kimwe Imana idashoboye. Wikumva ko wowe ubwawe ndetse ibyawe Imana yabinaniwe. Ntabwo Imana yabinaniwe, ahubwo ni isaha itaragera. Ikindi nanone, banza wisuzume neza, witegereze neza. Numara kwisuzuma, urebe nawe kutari muri babandi bibabaza Imana ikabyirengagiza. Reka tuzamure Yesu Kristo icyubahiro. Uyu mugabo
ni umugabo wo kwemerwa, ni umugabo w'intwari, ni umugabo ujya ubasha kubohora, ni umugabo ujya ubasha gukora imirimo n'ibitangaza. iyo aserutse ku rugamba ararwana, yarangiza agatabarukana intsinzi. nubwo wowe ubwawe urimo wumva ko Yesu Kristo yakuretse, ntabwo yakuretse, aracyari Imana iri mu ruhande rwawe, kandi ntabwo azigera gukoza isoni. mvugira ngo amen. aho uri inshuti y'umusaraba, nushaka wumva ubuhanuzi bwawe kandi ubutega amatwi. tega amatwi ubuhanuzi bwawe mwene data. Imana iraza kugushaka mu bicuku bya nijoro yarakubuze. Imana iraza kuganira nawe igasanga ntuhari. Imana iraza igira ngo igutembereze iguha amakuru mazima, yarangiza igasanga wigendeye, warangiza igasanga uri kubebera, nta wundi uri guteka umutwe ni runaka. warangiza ukavuga ngo mbese niki gituma twibabaza ukabyirengagiza. itabyirengagiza se ntabwo ibona ko ugiteye umugongo. uyu mugabo umubeshya ko ukijijwe nawe akakubeshya umugisha. uyu mugabo Kristo umubeshya ko ndetse usenga nawe akakubeshya akagukunda. kubera iki? nawe nuko wamusheshenze, nawe azagusheshenga. ariko numubwiza ukuri, nawe azabasha kukubwira iby'agaciro, azakubwira iby'umumaro, azagendana nawe. garuka ku rufatiro. yaba uri umuhanuzi, yaba uri umukirisitu, yaba uri umushumba, nawe waguye, garuka vayo, garuka mu nzu y'Imana. Imana irimo iragushaka, Imana irimo iraguhamagara. nubwo uri kuvuga ngo igihe wasengeye ngo wazamutse imisozi, wamanutse ibibaya, Imana iri mu ijuru iri kuguhamagara ngo garuka. Imana ishimwe. Imana y'amahoro nihabwe icyubahiro. garuka, garukiraho, garukiraho ngaho, garukiraho ngaho udahura n'icyago mwene data. garukiraho udahura n'inyamaswa y'inkazi. wamuririmbiwe, wagarukiye aho ngaho, waretse ubwo busambanyi. mukozi w'Imana, waretse kubeshya abantu b'Imana, wagarukiye aho ngaho. haleluya. enepene-fodra topeledra lala-siredre. wagarukiye aho ngaho. muhanuzi, wagarukiye aho ngaho. muvugabutumwa, wagarukiye aho ngaho. Imana ishimwe, Imana idutabara. muririmbyi araririmbye aravuga ngo njya numva impanda ivuze, ngo mbone isi iratigita, ngo abantu bagira ubwoba, ngo babura aho bihisha. ngo maze neza amatwi numva ibyo, ngo numva induru ziravuga. barangije baravuga ngo ye baba, ye baba, ngo iyo mbimenya nkihana. ushobora kuba imaze imyaka 20 byitwa ko uri mu itorero ariko nta gakiza ufite. mvugira ngo amena. Imana itugirire neza. ukabuzamuka imisozi, ukamanuka ibibaya, ariko Imana yakureba ikabona ko nta gakiza ufite. garukiraho mwene data, reka kwiyoberanya. nyamara igihe cyawe kirasohoye, kiraje kirasohoye. igihe cyawe kiraje, Imana ibishyire ku mugaragaro. igihe cyawe kiraje, Imana iri mu ijuru yigaragaze mu bumana bwayo. aho wayikerenjeje, aho wazinywereye, aho wabebereye, aho wagiye mu mahoteli gusambana, aho wagiye uca inyuma umugore wawe ndetse n'umugabo wawe, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru iraje. Imana itugirire neza. Imana nishimwe, Imana nitwiteho, kandi Imana nidutabara. urimo uragenda ubeshya ubwoko bw'Imana,
uri umugabo urimo uragenda ububeshya ngo urabakunda, ukavana ukajya hariya ngo ukunda uriya mukobwa, ukavana ukajya ukunda uriya mufiyemeri, ukahava ukajya hariya ngo uriya nawe uramukunda. Waretse gutendeka, Imana nayo niza kugutendeka, kandi Imana nayo nigutendeka izagutendeka nabi sha. Wa mugabo wizagutendeka nabi, wa mugore wizagutendeka nabi, wa mukobwa wizagutendeka nabi, wa musore wizagutendeka nabi. Wowe urimo uragenda ubeshya abana b'Imana, abandi warabagushije, wabakuye mu gakiza, ntabwo bacemereye Imana iri mu ijuru, bamaze ndetse kumera ngo bakiriwe iteka. Hejuru yawe wa muhanuzi we, hejuru yawe wa murokore we, hejuru yawe wa mushumba we, hejuru yawe we wa munyamasengesho we, hejuru yawe wa muririmbyi we. Ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru iraje, ntabwo icecetse, iraje. Imana itugirire neza. Reka tuzamure Imana icyubahiro. Yesu Kristo nubwo atinze, urupfu ntirutinze. Yesu Kristo nubwo atinze, impanuka ntizitinze. Yesu Kristo nubwo atinze, indwara ntizitinze. Nyamara nshuti y'umusaraba, wakitegereje neza ukajya mu bitaro ukabona abantu bamanitse amaguru amanitse, bavuga ngo Mana turuhure. Abandi nabo baraboze mu mara, abandi nabo baramunzwe, amagufwa yaramunzwe, abandi amaboko yacitsemo, abandi amaguru nuko. Ariko wowe ufite amaguru mazima n'amaboko mazima, warangiza ukumva ko ari wowe ukomeye. Ntabwo warushije abo ngabo bari mu bitaro gukomera, bari muri shiririza. Waretse kwishushanya, wabanje ukagenda ugakora kimwe ukajya wagaruka. Wamuririmbyi ubusambanyi burakwishe, biyobyabwenge birakwishe, urahonga urimo urabesha, ukabeshereye Imana iri mu ijuru. Wategereje umugambi w'Imana ukareka kwicira inzira ngo nibaguhe. Ko Imana itaguhaye nta waguha, nyamara uko wicira inzira niko wikura mu murongo wa Kristo. Reka tuzamure Imana icyubahiro. Nushaka undakarire nshuti y'umusaraba, cyangwa se nushake wumva ubu butumwa, cyangwa se nushake ntubwumve, ariko ndahamya neza ko Imana iri mu ijuru. Niba utemera guhinduka, umuriro urakwakira. Muri mbyino harindira ngo dore yuko z'icyaha atangira kugushima, akugira igihangange, nyamara kurega no mu ijuru. Yamara kukunesha ibyawe akabishyira ahagaragara, agushyiraho itangazo risomwa n'uwari we wese, agushyiraho n'icyapa kikuranga kuri umukozi we. Yewe mwene data, reka mbikubwire, nubwo winangiye ukanga kumva ijambo ry'Imana, icyubahiro cy'Imana ukumva ko ari wowe gikwiriye, ukugira inama nawe uvuga ngo yasaze. Niba ushaka nanjye unyange, ariko mbikubwire, niba utemera guhinduka, dore umuriro urakwakiye. Mvugira ngo amen. Yukoze icyaha, Satani atangira kugushima, akakugira igihangaje mu isi, nyamara ukari kukugenda gutaka mu isi, niko mu ijuru ari kuzamura ibirego. Yesu we, niko mu ijuru ari kugenda azamura ibirego. Iyo amaze kukunesha, gushyiraho itangazo risomwa na buri muntu wese, yarangiza akagushyiraho icyapa ndetse n'itangazo rikuranga kuri umukozi we. Imana itugirire neza. Imana nitwishimire. Ariko bene data, nyamara nimushaka muze mugarukiraho ngaho. Bandi Imana yagiriye neza, nimureke gukoresha ibyo Imana yabahaye nabi. Nimukoresha icyo Imana yaguhaye, gikoreshe neza. Nimba ari ukugifashisha umuntu ukijyane mu nzira nziza. Nawe wa munyamasengesho we, wa mukobwa we,
tegereza icyo Imana yavuganye nawe, kuko inzira z'Imana zirenga ibihumbi. Isaha y'Imana nigera izagutabara, nawe izakuremera iby'agaciro, nawe izakuremera iby'umumaro. Reka kumva kugize imyaka 30 wumve ngo urarambiranye. Hari benshi cyane ndetse nawe uzi bagize na 40 na 45. Imana irigaragaza. Wowe w'imyaka 30 ntabwo ari we Imana yananirwa gukorera imirimo. Ahubwo uhagaze ute mu kigeragezo nshuti y'Imana? Nshuti y'Imana, uhagaze ute mu kigeragezo? Ayewe, ndumva Imana, ndumva Imana. Wa musore uhagaze ute mu kigeragezo? Wa mugabo uri kwishushanya nyamara warasize abana mu cyaro, enetala labinifo zenetala ngayasi, ndetse ugasiga n'umugore mu cyaro. Mana yarangiza ikakuzana mu mujyi wa Kigali, ukaba wishushanya ugaragaza ko wowe utigeze uba umugabo. Waretse kwishushanya, wabanye n'Imana neza ukareka kwishushanya. Waretse kubebera ugategereza umugambi w'Imana, gategereza icyo Imana igushakaho, gategereza icyo Imana yakuvuzeho. Niki gitumye ubebera? Haleluya, Imana ishimwe. Waretse kugabuza ritarashya, k'ijuru rigukunda ritagwa imitura. Waretse kugabuza, wategereje Imana. Urashaka iki? Wategereje Uwiteka akakugirira neza. Ongera ube mu gihe cyo gusenga, usubire mu rufatiro. Ongera ube mu gihe cya gakondo yawe, bwira Imana ngo Mana, ongera ume gakondo, gakondo niyongereze muri ngewe. Ongera ume ibihe byo gusenga, kuko wowe bwawe waguye mu mutima. Nubwo ujya muri korari umutima waraguye, dore wamaze kuzura umwuma. Nubwo uri umuririmbyi, uri umunyamasengesho, urimo uravuga Imana nyamara itanakurimo, ukayivuga nyine kugira ngo bigaragarire abantu ko Imana uyifite, ariko nyamara ntabwo ikurimo. We wamaze kugwa kera. Imana ishimwe. We wamaze kugwa kera, nyamara ushatse wakitegereza neza ukuntu utwaye agakiza, utabuhetsi ngo by'umwana yaraheze kera. Imana nishimwe. Wakitegereza neza ukuntu ako gakiza ugahetse, utabuhetsi ngo umwana yaraheze kera. Reka kwishushanya mwene data, reka kwiyoberanya. Kora umurimo w'Imana hakiri ku manywa, kuko bugiye kwira. Kora vuba umurimo w'Imana. Ese ko mbona mumeze nk'abari mishuza Imana, ubundi Imana mwarayikopye? Yesu nashimwe. Imana wigeze uyikopa yanga kukwishura? Imana yigeze, wewe wigeze ufata Imana urayikopa yanga kukwishura? Wategereje igihe cy'Imana, Imana ivugana nawe. Hari ubwo yaje kukugisha inama ngo rero ngiye kubwira kanaka ibyo nzamukore. Wasenze udafite amaganya? Mvugira ngo amen. Wasenze utaruguta, umeze nk'umuntu uri kuruguta? Hamagara Imana iri mu ijuru yibwire ngo nawe utantabara. Aba bagabo nibo bahamije Imana, Saduraka na Meshake na Bedenego, ubwo ndetse babajugunyaga mu itanura ry'umuriro. Baravuze ngo naho iyi Imana itadukiza, naho itadutabara, wowe umwami ntabwo dukwiye ko twakubara iki kigirwamana cyawe waremye. Ariko ubu ngubu abantu babihamya ni bakeya. Imana itugirire neza. Imana itwishimire cyane. Ariko nimugarukiraho nshuti z'umusaraba, nimugarukiraho ngaho
musubire ku birindiro, musubire ku gicaniro, musubire ku gikumba. Bantu mwese mwongere mwibuke ndetse ka karago wasengeragaho, uburyo amavi yawe, uburyo wahamagaraga Imana, wibuke ya mazi, wibuke ya misozi, wibuke uburyo wabanaga n'Imana. Nawe ndagutangariza muhanuzi, wongere ubyuke usubire ku rufatiro. Itabaza ryawe ntago ryazimye. Niyo muhanuzi ndi kubwira. Ya mpano y'ubugenzuzi yagiye he? Muhanuzi aho uri hose uri kunyumva, mpano y'ubugenzuzi yagiye he? Mpano yawe yo kurota yagiye he? Mpano yawe yo gusengera abantu utisengeye yagiye he? Mpano yo gusura abarwayi yagiye he? Mpano yo gufasha abantu batishoboye yagiye he? Mpano y'uburirimbyi yagiye hehe? Wicaye aho ukora iki? Haguruka. Ni wowe rubyiruka Imana iri gushaka gukoresha bundi bushya, iragukeneye. Imana nitwishimire kandi Imana nikomeze ibane nawe. Bene data mudukurikiranye kuri channel yitwa Ihanganira Umusaraba TV, namwe kandi mukomeje gukanda subscribe, ndetse namwe mukomeje gukurikirana ibiganiro by'Uwiteka. Turabashimiye cyane kandi tubinginga, tubahamagariza kongera gushaka Imana cyane. Wikandi yo subscribe yimpa utari gushaka Imana, Imana itakurimo, ahubwo we banza wiyumve mu Imana. Niwumva kukwiye gutera inkunga ndetse kugira ngo ijambo ry'Imana rikomeze ryamamare, ndetse uyitere uyikande. Niwumva ko hari n'ibintu ukeneye ubikore, ariko nta muntu uguhase, ariko nta muntu uvuze ngo bikore kubwo kugira ngo uhimbaze runaka. Hoya, ahubwo wowe nshuti y'umusaraba, suzuma neza. Biragatsindwe kuba wabikora ariko wowe ubwawe ndetse bitakurimo. Imana ishimwe. Kandi Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, ifite umugambi mwiza ku bantu bayo, kandi mu bifite umugambi mwiza nawe urimo. Ongera uzamure Imana icyubahiro. Yesu nashimwe kandi Yesu nakomeze abaho umugisha mwinshi. Bakozi b'Imana, nshuti za Yesu, bantu muri kubyuka, nimuze twongere tubyuke, dushaka Imana, duhamagara ijuru, twongere dutabaze uyu wera wa Isiraheli. Yongera aza turengere, yongera aza turwanirire, yongera aza dushoboze muri rugendo. Bakristo bene data, namwe muri iyo ngiro Dubai, bari mu businzi, bari mu busambanyi, namwe mudakijijwe, Yesu Kristo aracyari ku ntebe y'imbabazi, aracyagufitiye ndetse ibambe, aracyagushaka, aracyaguhamagara ngo ngwino nawe umwegere, ngwino nawe umwegere. Ari kugushaka ngo ngwino kubera yuko agufitiye impuhwe n'imbabazi, kuko nashaka kurimbuka, ahubwo arashaka kumwegera ndetse kugira ngo muzabane mu rwa rurembo. Imana mu gihugu cyo mu ijuru ishimwe kandi ikomeza habwe icyubahiro. Turagushimye Mwami Yesu, turaguhimbaje cyane kubw'umugambi wawe, kubw'ineza yawe, kubw'imirimo yawe ikomeye, ndetse nyiringa Imana kubw'igitinyiro cyawe. Komeza ubane natwe rero muri rugendo rwose, ukomeza utwambika imbaraga. Mirindi yawe Kristo mwiza ndetse ibe ku bwoko bwawe, abadukurikiranye bose n'abagiye kudukurikirana. Mwami w'amahoro, komeza ubayobore, bari hanze y'iki gihugu, abari ku mugabane wa Asia, abari ku mugabane w'Uburaya, abari ku mugabane wa Amerika, abari ku mugabane wa Afurika, abari ndetse nyiringa Imana muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ongera Mwami Imana ubagereho cyane, basubize intege mu bugingo, bahimbaraga, babashe gukomera, babashe nyiringa Imana kwihangana
bihanganira ibarwanya ndetse nibagerageza kugeza Kristo mwiza igihe ugarukiye ukaza ugakora imirimo n'ibitangaza buri muntu wese akongera nyir'ingabo Imana akwizere bubyutse budasanzwe bwongere bumanuke ku bana bawe. Ngaho Kristo rero ndasenze nguhamagara Kristo mwiza, komeza utwiteho, komeza ubiteho cyane, wite ku bugingo bwabo kuko aribwo buzakubona, wite ku itorero ryawe ryera mwami w'amahoro, kuko twamaze kumenya ko itorero ari rimwe mu moko ataramwe, umwami waryo n'umwe, ngo riramusangiye, ngo yewe ikintu cyazanye ng'ibice muri ryo. Mwami Yesu turinde ibice rero mu itorero ryawe, muri ADEPR habe mwami w'amahoro, ndetse mu Gatolika habe mu itorero ryawe ryose mwami Imana rikwemera mwami w'amahoro, kuko itorero twamaze kumenya ko ari rimwe mu moko ataramwe, tumenya yuko nta dini na rimwe rizabura umugeni. Mana nishimwe, reka rero umugeni wawe ukomeze umurimbishe kugeza igihe cyawe, ndetse wagambiriye kuzakora iby'ubutwari. Urakoze mwami Yesu, uzamura icyubahiro. Ndagushimye rero, ni mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Imana ibaha umugisha, Imana nikomeze rero bishimire. Gusa mbaturiyeho kubana na Yesu, ni kumurambye bimbye aravuga ngo kubana na Yesu iteka mu ijuru ngo bidutera umunezero bikatwishimisha. Rero bene data rero, bakozi b'Imana, bakristo, bahanuzi, bavuga butumwa, baririmbye, namwe bakristo mwese aho muri mu matorero yanyagiye atandukanye, ndabashishikariza gukomeza kubana na Kristo kandi ugahindura isengesho, kuko ari byo by'umumaro, kuko ari byo by'agaciro, kubwo kugira ngo Yesu Kristo yongera kubone neza. Imana ire guha umugisha rero. Nitwa nanone Niyosenga Oscar. Imana rero ishimwe kandi ikomeze ibane namwe kandi mugubwe neza, kandi ndabashimiye no ku nkunga yanyu mukomeje kudutera kubwo kugira ngo tubashe gukomeza kugaragara ndetse kuri iyi channel yitwa Ihanganire Umusaraba TV. Ngaho Imana nikomeze ibiteho. Shalom, shalom, amen.